friend hari benshi muri kwibaza ikibazo ngo ndetse ziriya video z'umuntu uri mu ndege zikorwa ute. Guhera aka kanya ngiye kubikwereka, ndakwereka n'ukuntu wakora background y'ifoto yawe ushaka guhindura background y'ahantu uri, kandi iyo background ikaza ikeye kandi imeze neza. Niba uri mushyashya kuno muyoboro wacu wa YouTube tuguhaye ikaze. Ngiye kukwereka ibintu bisabwa kugira ngo ukore ziriya video uri mu ndege. Mbere na mbere ugomba kuba uri ahantu navuga ngo hari igitambara cy'ibara rimwe, ku buryo nta rindi bara riza kuba ryiganjemo, ari iry'ibara rimwe, kugira ngo nituza guselekishona dukuraho ririya bara ryose rigira ute riveho, ririya bara riveho. Noneho tugiye kubanza dukure kuko wakuraho ifoto background, niturangira turakoresha na CapCut mu gihe turi gukoresha zino video z'umuntu uri mu ndege nazo tuzikora. Tugiye kubanza tubihereye imuzi tubikuraho byose. Hari benshi muri kumbaza ngo background gute wayikoraho ifoto, wowe n'umwanya ngiye kukwereka uko wabikora bihite birangira. Mbere na mbere urafungura Chrome yawe, twakomeje turafungura Chrome yawe, twe dusigaye dukorera muri Chrome kubera ukuntu Chrome ariyo igerageza kwihuta. Numara kwinjira muri Chrome yawe nta handi hantu uri bujye, dore gutya iyi ni iya mbere, iyi ni ifoto yindi twari turi gukora ariko ntabwo tuyitindaho, twe turahita dukomeza. Ino foto nawe ngiye kukwereka uko wayikora nawe ukayikuraho background. Urandikamo hano ngo remove bg, rino jambo remove bg nk'ibisanzwe, iri ngiri remove bg. Ukiyandika remove bahita banaguheza bg, barahita bakugana hano. Rero urahita ugana hano ngaha, ukiza hano ngaha urahita ukanda hano ngaha handitse ngo iyi ikoreshwa, nkubwire ko nta mafaranga ikoresha, ni mu buryo buri free. Urahita ukanda hano kuri upload nyine hano ngaha bahita baguhitishamo mu mafoto yawe. Gutya twinjiye mu mafoto yacu, tugiye guhitamo, urihangana mu gihe utari kuhabona, urihangana. Ni urugero twe niba tugiye guhitamo ino foto, niba tugiye guhitamo ino foto wenda tukayifata tukayemezamo imbere, turarindira igira ute irangire. Katurindire gatoya kubera ikibazo cya connection, iragerageza yihute kubera ikibazo cya connection, iragerageza. Katurindire gato, reka tube twakira abantu bashyashya kuno muyoboro wacu wa YouTube. Niba uzi kuri mushyashya tuguhaye ikaze, nawe uzi ko wakoze subscribe, reba niba wakanze like, reba niba wakanze share, nimba ari comment washyizemo, kugira ngo indi video yose ushaka ko tuzakoraho utwandikire tuzayiguhereze. Hari benshi mufite ikibazo y'ukuntu muri kujya gusanga ukajya kubona umuntu yakoze background. Noneho tugiye gufata uno muntu, urabona ko yego ino background yavuye ariko hari turi gusanga hari uno muntu, kandi uno muntu nawe araza kuza kubyica. Tugiye kumukuraho rero turabigenza gute? Urahita uza hano handitse ngo ahanditse ngo arise, hano ngaha urahakanda ahanditse ngo arise. Ukimara kuhakanda urahita ufata uhitemo iyo kintu ushaka gukuraho, kubera ko ari ino foto. Tubanza tuzamure kansa, tureba hiri, turahita tuza dukandi hano, iyo kansa tuyimanure, gutya kubera ko nyine ndekuye ihita imera nk'iyisibye. Urahita uza ukande hano, ukureho nyine uselekishone ibyo ushaka gukuraho. Nurangiza utegereza akanya gato, birahita biza byikura. Urabona wa muntu yavuyeho ariko twamuriye, wowe uragerageza ubikore, njye nuko ndi kubikora nihuse. Noneho akandi kantu ngiye kukongeza hanyuma, urahita uza hano hejuru, ugiye guhitamo background. Rero tugiye guhitamo background duhereze ino foto. Urahita uza hano ngaho hano kuri background, hano aho tahazi, reka mpabereke hano ngaho kuri background. Ukimara kuza hano ngaho kuri background urahita uza hano hejuru, uhitemo background ushaka ko ino foto iza kuza kuba ifite, cyangwa ujye mu mafoto yawe, biraterwa na background ushaka ukuntu izaba imeze. Hano rero haba hari background nyinshi, wowe hitamo bitewe n'igira ute niza kukunyura,
niza kugufasha. Gutyo niko bikorwa, gutya niko bikorwa. Reba nk'urugero nka gutya, ni urugero niba dufashe tukavuga ati ni iyi ngiyi tugiye gukoresha, ubwo gutya tukaba twayihisemo. Urabona yuko background yacu imeze neza, ihagaze neza 100%. Gutya rero nawe niba ushaka ukuntu wajya ukora background nziza, ifoto iyo ugiye kuyidownloadinga, reka nkwereka aho ujya, habe bimbajije, urahita uza hano ngaha handitse ngo download, urahakanda gutya. Ukihakanda barahita bagusabometinga akantu aka ngaka, kari akantu wabonye kari kaje ngo download is download. Kari akantu rero nikaza, urabona ko biraba byarangiye. Urabona ko background yacu isa neza. Nawe niba ushaka kuyikora urarindira. Ngiyi ngiyi ni urugero, niba twamaze kuyikuraho background, reka duhite dushaka ahandi hantu tuyishyira, turebe niba koko yaza kuba imeze neza. Reba nkaha, ugenda uhitamo bitewe n'ahantu ushaka. nka bariya wari ukubona bari mu mihanda, ni gutya babikoraga nabo, ugasanga umuntu ari mu muhanda kandi ameze gutya. Ni gutya babikoraga, ntibakakubeshye. Background uyishyira ahantu ushaka kandi neza. Urabona ko inyuma nta nubwo wamenya ko ari background y'ahantu utabizi, utazi umuntu. Ni gutya rero bikorwa. Nawe niba ushaka kuyidownloadinga, aribyo nakubwiye, uraza ukanda hano ngaha kuri download hano. Ukimara kuhakanda, nta handi hantu uri bujye, urahita ukanda hano ngaha handitse ngo download. Barahita baguhereza agasabometingo kano ngaka kakwereka ko video yawe yagezemo, ushaka wayopeninga ukayinjiramo. Ni gutya rero bikorwa, uhindura background y'ikintu. Noneho twakomeje no kuri ziriya video ukuntu zikorwa. Niba ushaka gukora ziriya video, nawe ndagusaba ngo ubanze umenye iki kintu. Nabanje kukubwira amategeko agenga iyo ugiye gukora kiriya kintu. Urafungura CapCut, uradownloadinga application bita CapCut. CapCut udownloadinga CapCut. Numara kudownloadinga CapCut, umara kudownloadinga application bita CapCut, niho tugiye kubikorera rero, ni nabwo tugiye kubikora. Ukimara kuyidownloadinga rero, ukimara kuyidownloadinga, uretse turindire gatoya. CapCut ikunze guhita yanga kuba bari gushaka kuyamamarizaho. Reka tumere nk'abagira turebe, ariko turagerageza turebe n'ibikunda. Turagerageza dukora ibyo dushoboye. Ngiye kukwerekana nawe uko wajya uko ziriya video uko zikorwa. Ni kuriya zikorwa, bazikuraho background y'ikintu zigasigara ari zonyine. Mbo rero nta handi hantu uri bujye, nta n'ikindi kintu kindi uri bukore. Rero nta handi hantu uri bujye, urahita uza hano handitse ngo baramamaje. Reka turindire imare kubara, nibyo byihuta, kuko tubisize except bihita bigenda gakeya. Mbo twakomeje rero, urahita uza hano hejuru rero, hano ngaha handitse ngo new project. Ngewe rero njya mbanza agahitamo cover. Sinzi nawe niba ariko bimeze, njye mbaza agahitamo cover nshaka kuza guhereza iyo video yanjye. Iyo cover namara kuyitamo, ngahita kanda hano kuri ads. Nkimara kuyikanda hano kuri ads, umuntu wese utazi gukoresha CapCut, ndashyiramo umuntu ujya muri distribution, arabonamo link imuhingura kuri ushaka kumenya uko wakoresha CapCut neza. Iyo ndaza kwishyira muri distribution, umuntu aze kwikanda kuri distribution, hano handitse ngo more, uraza uhakande. Ukimara kuhakanda, bahita baguhingura kuri izo video, urahita uzibona hasi za CapCut, ndazigushyiriramo, nawe ubashe kumenya uko wakoresha CapCut, nawe ukayibyaza umusaruro. Niba ufite phone ntugacike intege ngo nuko ari telefone. Noneho ngiye hita mbitamo hano ngaho kuri 16/9, kuko iyo video niba ngiye kuyishyira kuri YouTube cyangwa kuri TikTok, biba biterwa n'ahantu. Mbibutsa ko ari ikintu ushaka kudufasha cyangwa ikindi kintu ushaka kutubwira ko twakongera muri izi video, waduhamagara kuri nimero ziri aho ngaho kuri ino video, cyangwa ku zindi video zose dukora ziba ziri izo nimero. Nimero reka nazikubwira ni 0794414819. Ushaka kugira ikindi kintu wadufasha cyangwa indi nkunga wadutera, wadushyirira aho ngaho, waba ukoze cyane. Natwe tugakomeza tukagira uko twakagura ino mirongo, tugakomeza kugira uko twakwigisha abantu bamwe na bamwe. Hano rero nta kindi kintu uri bukore rero, urahita uza hano ngaha handitse ngo overlay.
hano ngaha ukimara kuhakanda ukanda hano kuri add over bongeye baguhingure mu ifoto. Noneho rero ikintu uri bukore rero urahitamo n'urugero, dore uko bikorwa rero. Niba ari iri bara duhisemo, iri bara tukaba tugiye kuri kuraho background, urascrollinga uze hano hejuru. Ni gutya ziriya video nabo bazikora, ugahita uzara hejuru. Icyo nakubwiye ni uko iyo wamaze kumenya ibisabwa uraza hano ngaha kuri remove BG. Niba wamaze kumenya ibisabwa akari kubanza ugafata igitambara cy'umweru, ibyo ni urangiza ugapositinga wicaye. Wamara kuba wicaye, noneho rero ukaza kudownloadinga ukaza kudownloadinga. Reka ze ndaje mbereke uko downloadinga. Uradownloadinga hari indege, urabifata uyidownloadinga. Urabona ko gutya yavuyeho background, wagira ngo nta n'ikindi kintu cyegeze kijyaho, umweru ntiwegeze uyijyaho. Nuko rero turifata tukabikora. Iyo ushaka kuza kudownloadinga video ikeye rero, aka kantu mpora nkabereka, uza hano ngaha hari 120, uhita ushyira hano ngaha ku 180. Ese waba ujya udownloadinga ukabona ikirango? Niba ujya ubona ikirango cyayo, kiriya kirango cyayo aho wagikuriramo ni hano ngaha niho ukuriramo ikirango cyayo. Niba ujya kubona ukabona ikirango cyayo kirangiye, iyo video uri gukora kikarangira, akaza urareba niba kavivuye kaririya ukavivura. Nta kindi kintu uri bukore rero, urahita uza niba wamaze kwicara upozisinga uri ahantu, urahita ujya muri Chrome yawe udownloadingemo ngo udownloading indege nyine eya, cyangwa wandikira ndege wandike ngo iriya ndege ushaka, sinzi iyo washyiraho ushaka washyiraho Rwanda Air, hano ngaho ukangiza ugascrollinga ugasacinga gutya, ukareba hasigaye gutya iraza. Urabona ngiyi, ugahita ufata ukaza hano ngaha ku mafoto, ukaduhitamo amafoto. Urabona ko n'urugero twebwe, urabona ko hano ngaha bahita batangira kukwereka indege. Ushaka waza kugapositinga indege uyicaye hejuru. Byose biba biterwa n'uko bishaka, biterwa n'uko uhisemo rero. Nkabo kuri ubona abantu bari kubashuka ngo bari mu ndege, akenshi usanga bibereye hano ngaha ku kibuga cy'indege. Rero ni ahangaha nuko biba bimeze, nuko biba bihagaze. Uyikandaho cyane ugiye kwidownloadinga, ukanda kuri download. Nuko rero biba bimeze, nuko biba bihagaze, biba biterwa rero we nuko ubyira ute, nuko bishaka. Ukadownloadinga amafoto ushaka, wagira uwicaye hejuru, uri hasi, byose ni wowe ubigena uko uza kuba ubimeze. Ndakeka gutya ibyinshi byagufashije. Niba byagufashije ndagusaba ngo ukore subscribers, ufunguye izo gihe. Mbibutsa ko buri wa gatatu azajya abera live, ntikagucika kuno muyoboro wacu wa YouTube. Turabakunda cyane cyane, ciao ciao.